kuwa mbere tariki ya 10 ukwezi kwa kane 2023 umunsi w'ijana muri uyu mwaka wa 2023 injira mu ntambwe nshya mu izina rya Yesu. Nugaruka nukuri ndavugana nawe kandi ndaguha amasezerano mashya. Gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3 umurongo w'9. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama. Niyongera kuguhamagara umusubizo uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari, maze Uwiteka araza ahagararaho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli Samweli, nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Inshuti y'Imana, humura Uwiteka umugarukire. Ahari agahinda karagutwaye, ahari naho wasengaga wagize ikibazo ukomeretswa na mwene so mwaririmbanaga, ukomeretswa na mwene so mwasenganaga, ukomeretswa na mwene so mwabanaga kenshi. Intama wayoboraga zaragukomerekeje, n'ibihe turimo wumva ugiye kure muri wowe. Mbese se urugo rwawe narwo ibintu byaragiye birahinduka, bituma neza wumva ubuze intege zigusubiza gusenga, zigusubiza mu bihe byawe n'Imana. Uburwayi bwakujyanye kure y'Imana, ubushomeri nabwo bwaragutwaye, wirirwa uzenguruka ngo urebe ko wagira icyo ubona, ukabura umwanya wo kugirana ibihe n'Imana. Umva nkubwire, subirayo wongere urwane no kwegera Imana. Niyo waba utarakijijweho, ngwino ushaka Imana, ngwino wegere Yesu, wakira agakiza. Araguha kuvugana nawe, uri bumwumva avugana nawe, araguha amasezerano mashya, arakomora ibyo bikomeye, araguhoza ayo marira, aragufungurira imiryango, arakumara inyota n'inzara, araguhumuriza, ndetse ntabwo uri bukomeze kubaho nk'uko umeze. Thank you Jesus. Mana data wa twese, urakoze kubw'iyi ntambwe y'uyu munsi. Reka mwene data umuhe umwete wawe, abashe kuza uvugane nawe, akwegere, agusange, hanyuma umuhe ibishya, mukorere ibishya, umwereke bundi bushya mu izina rya Yesu Kristo. Amen.